bihita bijyana noneho abantu bari bahari barumirwa bati so mubonye cyane twarumwe baramukubise umva arataye ipantaro bayikuye mu dore naganga ari kote bari janjira bari bamuzikira aho ngaho umukobwa nigize kubereka wasa kuri kuvuga cya gitondo haje kunza ariko batonege muri rero wiri kwigwa vuga ngo nza gira uti ngi ugomba kubikora wowe genda uriya mukobwa urumva niwe wa mbere mu mudugudu dufite umva abasore bose baramuteretse yarabahiritse umva none reka nkubwiki uzi se none oye ise none ubunyunyi abantu bose none bose bamwiruka uriya mukobwa ni mwiza afite ikibuno aragenda so moye cyane ni wane nakubonyeho rimwe none numva nagukunze none nawe rwose nawe nabyerera nari mukubwira none se wazi tukazara tukaganira byimbitse mbese tukaganira nta kibazo ndabishaka ahubwo mbwira umunsi tukazara kwa gatandatu none se koko ntabwo byiyumvisha bano bameze nk'uri mu nzozi sinumva ukuntu bose waba unkunda bya nyabyo seriye njye ndagukunda bya nyabyo sinavuye ko nakunze nyikubona barabimbwira ariko ntabwo njye mbyizera neza natse koko ni gute wankunda nzi ko abantu benshi bose nzi benshi wagiye ukatira yesu wumvaho ndagukunda tubyizere ndagukunda jana kujana n'amazi bw'iki gihe nabwo mana nyagasani ni agatekerezo umuntu arahira akanagamo zitaziburiga se koko umuntu azabigenza ariko se nyine aho ngaho koko uriya mukobwa nizere ko yankunze koko njyewe numva ambeshye bidashoboka nta kuntu yankunda nzi abahungu benshi bagiye akatira ariko ubugenda gukunda njyewe nane kuse koko mbyizere oya ariko kandi gatekerezo nta muntu ayigisha inama ahubwo ikintu ngiye gukora uriya mukobwa ngiye kugenda nzigira umusazi muri karitsiye y'iwabo ngomba guhita amenya nimba nkunda bya nyabyo cyangwa se mbatankunda bya nyabyo gahunda ni iyo ngiyo ngomba gukora ayodima cyasaze ko ariko oya mwemuretse niko sha utabeshe wasa reba nakigiye ngo giteretse wa mukobwa umanyire yagiye tukibwira ngo giteretse wa mukobwa none cyara umusariye daga siko byamino biseri umwana twamubwiye gateretse wa mukobwa none yaramusariye neza nagari umusaya mukeceke nagari umusaya yewe yanganisha none mwe muri kumwica urukundo nishyiraga umukobwa ni mwiza ubundi yarazi ko bakunda no kwa minisitiri amushaka yazo kwa minisitiri ngo wazakunda ariko bure nubwo yasaze ariko mwebwe bure mwabonye nabi ariko njye nubwo yasaze nabonye ari mwiza sinzi ahantu nabihera sinzi ukuntu nabivuga gihorere njyewe nabonye nese mukunda byanyabyo ariko irahira se ko kuri muri gahunda ese mbwiza ukuri ariko ariko wanamwikiriza nubwo yarwaye nta kibazo nimba wamukunze nanamuvuza agakira uretse n'ibyo ngibyo gusa nyine komereza aho ngaho nana tombo yahumba kagira inkuru ku mukobwa naguze ko umukobwa yakunze umuntu w'umusazi koko se yaramukunze yaramuhengamye nta kintu nakwibwira uko yameneze ntabwo ejo bundi tujyana aha kuvoma nyine narangiza ambwira ngo yaramukunze ari umusazi ni umusazi ariko nyine ngo yaramupfire yarahengamye nta kuntu nabikubwira uzi ko yambwiye ngo yanamwivuriza gusa nyine nta kindi nakwibwirira ariko ntuzabimubwire nta kintu namubwira rwose nabyihererana iriya nkuru mbwiye uriya mukobwa umva na kamera ngomba kuyimubwira rwose
umva ntabwo nabyiherera urahoze cyane fureshi ariko nyine gusa hari ijambo riri kundya ku mutima iryo jambo ni irihe reka nkubwire mukobwa ka gakobwa tugendana gakundane na wa musazi akahe ka kandi umusazi uvuga ninde umusazi wundi wasaze abantu bakirwa bamushungeye uyu munsi wose ukira umusazi wasaze umusazi nyamusazi ntumbwire ko uri kumvugira sheri wanjye ntabwo yasaze ni sheri wawe umva nimba ari na sheri wawe ko hari uriya yaramuhengamiye ntibishoboka yaramuhengamiye ibi bifatika ariko umenye ko uriya mukobwa azaniyahura kubera uriya muhungu ntashaka aziyahura kizima no kumuhunga nkunda cyamana yaramukunze kereka nimba umuntu ataramukunze ariko reka ibyo ntabwo nubwo wamuhengamiye uramukunda uri kuvuga ko agukunda ariko yarasaze inkuru yabaye kimomo inkuru yabaye kimomo yarasaze ibi bifatika ejo twari turi kumwe ngiye turi kumwe umubiri ni umubiri hari igihe mwatanya yasaze yeruye ari kurya ibyatsi ariko se nanone utwo dukobwa twamupfiriye ubu twaba twamuhaye ibirozi we ariko ninjye yarasaze buretse ariko si ibintu bamubwira ngo sheri wanjye yarasaze ntabwo bishoboka ntabwo yaba ndetse bari baramuroze biteze imana ariko se mbe kakubita gasito yakoze sitori mu gushiramo umena mu mbwira nta uzi ko wabishije wawe oya uzi ko yasaze mbe ariko mana ejo bundi twawe ari gutoragura amashashi aho gutoragura ibintu by'ibyatsi ahubwo njye byarahamuye basi we wamubonye wabonye ameze cyane cyane japa nk'ikintu cy'ikidabire ikintu kitabara kirimo nka kode nka telefone yapfuye bati mana ntabwo nakubuza n'uriya musazi ntabwo nari nzi ko birabyanga nabyemezwa n'ikimera uzenda mukunda cyane mbamagaze mu ikote ntabwo urakishima ariko ntabwo ni keza yashyizemo n'utubara nkunda n'ubundi uriya musazi ukubona yari tekanike namenye ko hari urugo nakundaga akamenye ko nyine yikundaga gakobera niyo mpamvu mbere yakubabaje cyane ra ahubwo se nawe ko mbona uri smart nta birenze ntabwo twakwikundanira cyane nawe wazamera nkawe abone nawe ntacyo utwaye oya yewe ntabwo namenya nkawe buriya se uriya mukobwa kuko ni byiza rwose nta birenze twakwikundanira numva ko uvuze n'ijambo ryiza ahubwo icara muhera karifiti twe tuganira ndi nta birenze wawu numva se ahubwo ubu ni cya gikobwa ni iki se igikobwa sheri ese wowe njyewe dukunde n'insaro y'utunyaga gikunda nawe ntabwo wabinywa ubu usundi akakubwiye se ni bwose oya uyu niwe wanjye ubu ngubu byarangiye wanyanze ku manywa y'ihangu oya wanyanze ku manywa y'ihangu ntacyo twavugana ubu ngubu oya ntabwo wabinkora ahubwo nabyo oya ntacyo twavugana ahubwo umva ahubwo reka twigendere widutera umwanya widutesha umwanya igendere